imana zi ibintu dutinya. Tugira abarokore batinya amagambo, ugasanga ahantu bavuze ngo ndahita ubivamo. Ubusa ni ibiki bishyashya bavuga ko abarokora ibintu bavuga baba babisubiramo. Ukwiriye kwicara hano uteganya ko wimuwaha wakwigira mu bugingo buhoraho. Ese ubundi mufite gahunda yo kujya mu ijuru? Mbona ariko abantu benshi basenga bashaka kuba bafite bindi bintu. Murashaka kuzajya mu ijuru? Bari mu nama rero, nturangare ngo baguhi, barashaka kuguhitana bavuga ati twamuvanamo gute, twabigenza gute, twaririmba niki twakora ngo tumuvane muri korali. Imana ibakureho ingenza z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Imana ibakureho ingenza z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ibintu abantu bababwira neza, yimubwira uti mama uteye neza, ati jambo wagiye muri iyo linye y'abagore. Dayimoni baracyari mu nama z'umugenzi muzima, kuko tugira n'abagenzi bapfuye, tugira n'abantu twita ko ari abagenzi ariko atari bo. Ariko iyo uri umugenzi muzima, abadayimoni bahora mu nama. Abadayimoni batangira kuvuga ngo ni igiki twakora tukamucogoza akamera nk'abandi. Haye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Duhaye ikaze abamama, duhaye ikaze abagabo, duhaye ikaze abakobwa n'abahungu, duhaye ikaze abantu bose, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Duhaye ikaze n'abadiaspora badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, namwe tubahaye ikaze abari mu bindi bihugu, muri Amerika, Australia no ku migabane y'u Burayi, mwese tubahaye ikaze. Mubahe ikaze nabo baze tuganira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Hanyuma twihute dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza. Insanganyamatsiko iravuga ngo Imana iduha imbaraga z'umunsi w'ejo. Imana iduha iki? Bwira umuntu ngo Imana iguha imbaraga z'umunsi w'ejo. Niyo nsanganyamatsiko. Dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza 16:28. Abacamanza 16 umurongo waho wa 28 haravuga ngo, kuri Bibiliya mfite ni page ya 249. Aravuga ngo nuko Samusoni atakambira Uwiteka, aravuga ati Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpimbaraga kakanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi ku Bafilisitiya. Samusoni ahera ko afata inkingi zombi zo hagati ziteza inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'ibumoso gufata indi. Samusoni aravuga ati mfane n'Abafilisitiya, aritugatuga n'imbaraga ze arazishinguza, inzu irudukira abatware n'abantu barimo bose. Nuko Samusoni abo yishe mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Amen. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu. Mwanditsi ni Yohana igice cya 17 umurongo waho wa 15. Haravuga ngo ni kuri page, kuri Bibiliya mfite ni page y'113. Ubutumwa bwiza bwa Yesu, mwanditsi ni Yohana igice cya 17 umurongo waho wa 15. Haravuga ngo sinsaba ko bakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Amen. Imana ibarinde umubi mu izina rya Yesu. Abantu b'inyuma murimo kumva, Imana ibarinde umubi mu izina rya Yesu. Bari abantu bari iriya ruguru murumva, Imana ibarinde. Muvuge cyane, Imana ibarinde. Iri jambo ry'Imana dusomye, Samusoni yarasohotse mu nzu y'imbohe. Yari arimo gusohoka mu nzu y'imbohe afite ishimwe ry'uko hari ikintu Imana yakoze, imumereza agasatsi kari karogoshwe na Delila. Hanyuma Samusoni yaravuyemo aho bari baramufungiye. Yari yarafunzwe azira ibi bintu bikurikira. Yari yarashenye ibintu byinshi. Wowe urimo gufotora, fata Bibiliya bariyo muzajya mukoresha ibintu by'amakamera. Dufite indi kamera hariya, ibyo bindi bubiretse. Haleluya. Ko mutanyikiriza. Haleluya. Murarangara, urimo uratuma n'abandi bose barangara. Haleluya. Ko mutanyikiriza. Haleluya. Bibiliya rero iravuze ngo Samusoni yarasohotse mu nzu y'imbohe. Yari yarashyiriwemo ibyo yakoze.
Samusoni yigeze kugira igihe yangiza ibintu by'Abafilisitiya. Yagize imbaraga ku rwego ngo ajya afata imigunzu y'intare 300 akayohereza mu migunzu mu ngano z'Abafilisitiya. Hanyuma ngo akabwira yagize umwuka w'imbaraga ku rwego ajya afata imigunzu y'intare 300, si myinshi. Imigunzu y'intare 300 akayifata akayibwira ngo ndabategetse mujye mu ngano z'Abafilisitiya, ngo zikagenda zikangiza ibintu byabo. Abafilisitiya bo bagahita bajya gukora inama. Numva nabwira abakristo ko badakwiriye kwirara kuko abadayimoni bari mu nama. Abadayimoni bari he? Ko mutavuga cyane. Abadayimoni bari he? Wowe iyo usenga buhoro bo ntago barangaye, abadayimoni bari mu nama. Samusoni yatwika ibyo bintu bagahita bajya mu nama bakavuga ngo uriya muhungu ko tuzengereje tuzamukorera iki? Bagahora mu nama zihoraho. Bakoze inama nyinshi. Samusoni yigeze kugira imbaraga ku rwego bamufungira mu nzu ngo yegera urugi ararushinguza ararwikorera. Bahita bakora indi nama. Baravuga ngo Samusoni ko tuzengereje yari yakuyeho urugi rwa gereza. Sinzi niba murimo kunyumva. Yakuyeho urugi rwa gereza ararwikorera. Arushize ku mutwe bo bajya mu nama. Baravuga ngo ko arimo no kudusenyera amagereza tuzamukorera iki? Ngo bo bagahora mu nama z'ibyo bazamukorera. Hanyuma Samusoni yagize imbaraga ku rwego yegera intare ayibaga nk'ubaga umwana w'ihene. Barongera bajya mu zindi nama. Baravuga ngo Samusoni kagize imbaraga zo ku rwego yafata intare akayibaga tuzamukorera iki? Ngo baramutega bagenda bamutega na nubu Abafilisitiya, Abamoni, Abahivi, Abayebusi, Abadayimoni baracyari mu nama z'umugenzi muzima. Kuko tugira n'abagenzi bapfuye, tugira n'abantu twita ko ari abagenzi ariko atari bo. Ariko iyo uri umugenzi muzima abadayimoni bahora mu nama. Murimo muranyumva? Abantu banyumva batere haleluya. Mwese murimo muranyumva? Iyo uri umugenzi muzima abadayimoni bahora mu nama. Yakoraga ikintu bagahita bakora inama bakavuga ngo kwa dusenyera cyane twebwe tuzamukorera iki? Hari igihe umurakora yibwira ko ubwo atari umuvuga butumwa, akaba atari umuhanzi ku giti cye, akaba atari umudiyakoni, akaba ataba muri nshingo bikorwa, atangiza ibikorwa by'abadayimoni. Iyo wiyirije ubusa iminsi 3 uba wangije imikorere ya gishitani. Abadayimoni batangira kuvuga ngo ni igiki twakora tukamucogoza akamera nk'abandi. Bo rero ntago bajye basinzira ntibanarambirwa bahora mu nama. Samusoni rero bakora inama ya mbere yo mu ngano z'Abafilisitiya. Bakora inama yo ku rugi rwavuye kuri gereza. Bakora indi nama zindi bagiye bakora y'ishintare. Baravuga ati uyu muhungu ko azengereza Abafilisitiya tuzamukorera iki? Bagahora mu nama. Ariko baravuga agiye gushaka akunda umukobwa umwe mu bakobwa b'Abafilisitiya, baramumwima bamushingira uwa kabiri. Ariko ngo uwa kabiri ntibamumuhaye nk'umugore, bamumuhaye nk'umutego. Baramubwiye ngo Samusoni we reka tugushingira Delila, ariko ngo bamumuha nk'umutego. Delila rero yari umukobwa mubi cyane, yari afite amanyanga akomeye. Ngo yegereye Samusoni aramubaza ati Samusoni, ko njya mbona ugira imbaraga zikuraho urugi ukingiranye, uzikura he? Samusoni, ko njya mbona wegera intare ukayibaga, imbaraga uzikura he? Samusoni, ko njya mbona ugira imbaraga. Buriya mu mvugo y'abatumishi yakubaza ngo ko mbona ugira amavuta, ko mbona uguruka. Reka mvuge mu mvugo z'abatumishi b'i Kigali. Abatumishi b'i Kigali nyine reka mvuge mu mvugo zabo. Ko mbona ugira amavuta aguruka, uyakura. Samusoni ngo atangirira mu nzira ikaze yitwa ikinyoma. Aramubwira ngo burya rero Delila imbaraga ngira, uwambohesha isura mbisi nahita cogora nkamera nk'abandi. Ngo Delila arabikira
aramukinisha, afata isura mbisi, abaho umusatsi wa Samusoni. Samusoni akora ibintu byitwa akamenyero. Na n'ubu umwuka w'akamenyero abantu warabafasha. Ubuzika abantu bamenyereye ko dutangira ngo tubigenza gutya ngo tukaza kubisoreza aha ngo bikaza. Si mubimenyereye? Mwese nimubona ko ari ibintu by'akamenyero. Niwo mwuka wabaga muri Samusoni. Samusoni rero ngo atangira yigira gutya, ngo yigize gutya, ngo umwuka roza twatuntu bamubohesheje turacikagurika. Dalila aravuga tukambeshya gutya Samusoni. Samusoni uri murambeshya. Samusoni yari yarigeze kugera hitwira Matireyi, ngo hasanga iyo umuntu ari mu mbaraga. Haleluya. Munyikiriza cyane. Haleluya. Iyo umuntu ari mu mbaraga z'Imana, akantu kose yakoresha Imana yabana nawe. Ngo asanga indogobe yapfuye twayigereranya n'ihene cyangwa igufa ry'intama ryapfiriye ahantu, rirahumira. Samusoni rero kubera amavuta, ngo Samusoni ahagera bamuvanye ahantu yari yagiye kwihisha Abafilisitiya. Bene wabo barahamusanga, baramubwira ngo wakoze ikosa mu Bafilisitiya twari tuje kugufata. Arababwira ngo mwebwe amaboko yanyu yamfata, ayakaye Abafilisitiya ntago yankoraho kuko mba mu mwuka wera. Ngo arambura amaboko, bene wabo baramujyana. Ageze rero Ireshi, ngo Abafilisitiya baravuga bati turamufashe. Samusoni kubera imbaraga z'Imana yegera akantu gatoya kanzinya cyane, ngo arakazunguza gutya, arakarekura karagenda akica abantu. Samusoni ngapfukama hitwira Matireyi. Abasura Isirayeli na bugingo n'ubu kubajyayo ngiye sindajyayo nuko nzanajya, ariko abantu buriya nzajyayo ko numva uhigima ngiye nzajyayo. Haleluya. Ngo abasura Isirayeli basanga muri Isirayeli hari ivi rya Samusoni ahantu yapfukamyira Matireyi, ngo hahinduka inihakori na bugingo n'ubu. Dalila rero arimo kumwinginga, yaramubazaga ngo Samusoni ko apfukamyira Matireyi hagatoboka iriba hakitwa inihakori, imbaraga wabikoreshaga wazikuraga he? Noneho Samusoni ngo aramubwira ngo mama wanjye yasuwe na marayika, amubwira ko igihe azaba ntwite atazasoma ku gisindisha kandi umusatsi wanjye batazawogosha. Dalila aravuga ati Bafilisitiya, Imana ibakureho ingenza z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Imana ibakureho ingenza z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Muvuga cyane, Imana ibakureho ingenza z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Dalila aramubwira, ahita atanga itangazo mu Bafilisitiya, aravuga ngo ndamushyikiriye, namenye imbaraga akoresha aho zituruka. Bahita binjirana imihoro, baramwogosha, bahita bamujyana mu nzu y'imbohe habagamo icyuma gisya. Baramubwira ngo wari umukozi w'Imana, none ubaye umukozi wacu. Ahita ahinduka umusyi. Ngo noneho bakora ikintu bita kumwangiza, kumubabaza. Komateri ntago hano birimo, ariko ngo baramwegeraga n'ibyuma bishyushye bakamubaza ko yakongera gupfukamira Matireyi. Samusoni ubu wapfukamira Matireyi agahinduka inihakori, yakwinyeganyeza uko bisanzwe agasanga byararangiye. Samusoni wakongera gufata imigunzu y'intare ukayohereza mu ngano zacu, yagira ati agasanga byararangiye. Samusoni we uracyafite imbaraga zakongera kwangiza ibintu byacu. Ubu ngubu dufite abantu bavuye icyango ugora abahanuzi bageze inasi, Satani arabazimya abagira basyi. Ngo Samusoni rero ari mu nzu y'imbohe, ngo agasatsi kamererayo mbere Imana icyubahiro. Agasatsi kamererayo, agasatsi kagira gate? Muvuge cyane, kagira gate? Kameze rero ngo abwira umuntu wamutwaraga, aramubwira ati ndandata ungeze ku nkingi. Ngo baramujyana bamugeza ku nkingi, asenga isengesho rikomeye, aravuga ngo Mana we horera amaso yanjye ku Bafilisitiya. Ngo agisenga, mwanyikirije cyane ngo amen, munyikirize cyane ngo amena. Akirimo gusenga ngo yinyeganyeshe, inzira idukira abatwari. Imana ibampera imbaraga z'umunsi w'ejo. Imana ibampera imbaraga z'umunsi w'ejo. Imana nibaha imbaraga z'umunsi w'ejo.
w'ejo. Ababyeyi n'abagabo mbatuyeho nako abagabo n'abasore mbatuyeho imbaraga z'umunsi w'ejo. Samusoni rero ngo yinjira mu kindi gice cya kabiri anyeganyeza inkingi ngo zirariduka ziridukira abaruta ba mbere. Iri sengesho Yesu yarisenze arisengera abantu benshi. Yarasenze ubwa mbere aravuga ati ntago ndimo gusabira abandi kumwe nabo kuko inyuma hari abandi bantu bazakira umwami Yesu. Mumpera Imana icyubahiro. Yaravuze ngo sinsabira abangaba. Buriya yari yamaze kubona ko tutarwana. Hari igihe abigishwa ngo bagiye baratwika barasenya barakubita bagaruka bavuga bati Yesu dayimoni zirimo ziratwumvira. Arababwira ati mbonye shitani. Hari ibintu twebwe tubona Imana itabona. Mushumba, hari ibintu tubona Imana itabona. Ngo bakabona birukana dayimoni basengeye abantu, hari ibintu birimo gukoreka. Yesu aravuga ati nge mbonye shitani. Kandi aguye asa n'umurabyo ariko mbahaye ubutware. Muzakandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga y'umwanzi yose kandi nta kintu kizagira ikintu kibatwara. Barongera ngo abantu bagiye birwa bihararanga birukana dayimoni bumaze kwira baravuga bati ko twayitwitse tukayishiriza tukayinaniza ikabitagenda. Arababwira ati mwene iyo ntivanwamo n'ikindi keretse kwiyiriza ubusa no kugira gute muvuga cyane no kugira gute. Noneho abona ibintu bazarwana nabyo birakaze. Reba bari bamwisebeze buri Yesu umwami wacu bari bamwubahutse ku rwego bamwitaye Bezeburi. Noneho abona intambara bazahura nazo zirakaze ngo abasengera isengesho. Aravuga ati Uwiteka Mana ntago nsabye ngo bazane nonaha ahubwo baririya mu isi Imana ibarinde umubi. Wambwiriye umuntu mwegeranye ngo Imana ikurinde umubi. Mubwira cyane ngo Imana ikurinde umubi. Imana ibarinde umubi. Wirangara bari mu nama. Iyo abantu wagira ngo bagezeyo. Hari igihe umuntu akorerwa akantu kamwe n'Imana agahita amera nk'umuntu wagezeyo. Kuba warabyaye bari mu nama y'abana. Kuba ubana neza n'umugabo bari mu nama y'ukuntu barusenya. Wirangara kuba wubatse si cyo gitangaza. Igitangaza n'imyaka uzamarana n'umugabo. Ntabwo icyo kintu ari igitangaza. Kuba umuntu ari umuvuga butumwa si igitangaza. Ahubwo imyaka uzamara urambye ku ruhimbi nicyo gitangaza. Usa ni bangahe banyuze hamuzi? Ntago mubazi ko bakura nk'ibyoba akavuka none agapfesha tugahita tumubura. Murimo muranyumva? Bari mu nama. Ngo bari he? Ko mutavuga cyane bari he? Kandi Imana ibankurireho ingenza umwuka wa derira Imana ubakuraho mu izina rya Yesu. Amatangazo dereza tangaza tumwimye amakuru mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ndabasengeye ngo Imana ibampera imbaraga z'umunsi w'ejo. Niyo nsanganyamatsiko nari mfite nagize ikibazo cy'imvura ntago ndi butinde cyane. Rwose ntago murimo kunyumva abantu bari inyuma ntago mbyizeye ko bumva. Mwari murimo mwumva? Munyikirize cyane ngo amen. Mwikirize cyane ngo amen. Nari ndimo mbabwira ngo Imana ibaha imbaraga z'umunsi w'ejo. Ntago Imana ireba muri uyu munsi. Imana ireba nyuma y'iminsi myinshi. Hari abarokore dufite bazajya mu kabari. Hari n'abantu bari mu kabari bazaza mu rusengero. Murabyumvise? Hari abantu dufite bazajya mu kabari. Ariko hari n'abantu bari hanze bazaza he mu rusengero. Mu rusengero rero jya uhabuzi ko inyuma yawe hari undi muntu waza agahita gusimbura. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nge nari ndimo mbasabira imbaraga z'umunsi kandi mbabwira ngo mwirangara bari mu Samusoni arimo akuraho inkingi ntago yarazi ko bari mu nama. Afata imigunzu y'intare ntago yibutse ko bari mu nama. Ndabahenda rero nkwibutsa ngo bari mu wabonye akazi bari mu nama. Nubwo ugafite bari mu nama ngo twakamukuraho gute? Uri umunyeshuri bavuga bati twamuvana mu ishuri gute? Ukwiriye kwicara uzi ko bari mu nama. Ubwira Imana ngo Mana ngirira neza imbaraga z'umunsi w'ejo. Naratangaye njya nibaza arigenge nicara ngavuga ngo Mana wadukomereje mu rusengero. Imana idukomereze he? Biteye agahinda kuba umuntu ari umurokore ejo akaba umusinzi. Birababaza kuba umuntu yari umukirisitu ejo akaba ari umusambanyi.
ngira agahinda. Tugira abantu badakura bibagirwa ko dayimoni ziri mu nama. Tubatiza abantu 100 hakagaruka 30, habaye indi nama. Baravuga bati aradu mujye mu mubatizo we. Noneho akibagirwa ko bari igihe babatizwaga burya bagiye mu nama, baravuga bati araducitse. Yumvisha ubutumwa bwiza arahinduka, none yagiye. Bagahita bakora inama bakavuga ngo ubundi nibiki binezeza abagore. Abagore bagira ibintu bibanezeza, amagambo bumva. Abagore bakunda ibintu bababwira, abantu bababwira neza. Yimubwira uti mama uteye neza, bari mu udati ijambo wagiye muri iyo linye y'abagore. Bari mu nama ngo bari he? Bari mu nama. Wikwirara abwira Imana ngo Mana mpimbaraga ungirire neza. Yobu yaravuze ngo umuntu wese wabyawe, umuntu wese wabyawe n'umugore ameze nk'akarabyo karabije kakumeje. Dawidi yaravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore ameze nk'amazi bamena ntibayayore. Yobu nako Mose arimo kuririmba Zaburi yaravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu bidutera gutunga umutima w'ubwenge. Mwirimbi habamo umuntu ufite imyaka 85, hakabamo n'umwana w'imyaka 15, hakabamo n'umukobwa w'imyaka 22 na 25, habamo umugore ubyaye rimwe n'ubyaye 5, bose baba bahari. Ukwiriye kwicara hano uteganya ko wimuwaha wakwigira mu bugingo buhoraho. Ese ubundi mufite gahunda yo kujya mu ijuru? Mbona ariko abantu benshi basenga bashaka kuba bafite bindi bintu. Murashaka kuzajya mu ijuru? Bari mu nama rero, nturangare ngo baguhi. Barashaka kuguhitana bavuga ati twamuvanamo gute, twabigenza gute, twaririmba niki twakora ngo tumuvane muri korali. Kandi Satana azi ibintu dutinya. Buriya tugira abarokore batinya amagambo, ugasanga ahantu bavuze ngo ndahita ubivamo. Ubusa n'ibiki bishyashya bavuga ko barokora ibintu bavuga baba babisubiramo. Murokora ukuze ntabakigushwa n'amagambo, biragaragara kutarakomera niba bakivuga ukagwa. Nisi umugore yemerewe kuvuga 5,000 by'amagambo. Ubwo niba ari wowe yavuze agomba kuvuga 5,000 5. Ubwo urumva ari buvuga ibintu bingana iki? Aravuga kuri mubi riraba ari ijambo rimwe, avuga ko kugize araba ari rya kabiri, avuga ko bo byagenze ngo ureba aravuga amagambo 2,000. Umugore umwe uguhagurukiye abagomba kukuvuga amagambo 5,000. Ubwo urumva ari buvuga iki? Hanyuma rero aleluya, munyikirize haleluya. Dukwiriye no kuba abakristo bakuze, tutari abantu basitara ngo turaguye. Ibintu turwana nabyo birenza amagambo. Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu. Nari ndimo mbabwira ngo bari he? Bari hehe? Ntimwirare, bari mu nama. Ariko Yesu yaradusengeye nubwo bazirimo, yaravuze ngo sinsaba kubakura mu isi ahubwo bakiriyo ubarinde umubi. Mushumba tera intambwe uze hano usabire abana abantu umugisha. Duhagarare mushumba dusengera. Karibu. Arasengera mu nsanganyamatsiko y'ijambo twize ivuga ngo Imana iduha imbaraga z'umunsi w'ejo. Imana ishimwe cyane. Munyemere twese tujye juru kandi akantu karanshimishije cyane. Samson ngo atangiye kumera umusatsi gatoya, sibyo? Nawe ashobora kuba yarataramenya ko umusatsi watangiye no kumera. Nzanogosha ubwanwa mu gitondo naje kwiraho kumva hano harahanda. Twatangiye kumeraho dukeye, ngatangira kurwana narwo n'urweme ngo nsubire nkubeho biveho. Dutangiye kumera hano mu mutwe gatoya, ni bene kwa kundi ngo uwo bita mu Kristo ngo yari amaze kugwa neza, Apoloni yamushikamiye, nawe ngo amaze gusanga wo kwizera kurangiye ko gukira kwiwe kutagishobotse. Ariko ngo Imana iramwibuka iri mu ijuru, imusingiriza akantu kitwa inkota. Aho yagaramye neza yarambaraye arayisingira ayifatisha ukuboko gutya, nawe ngo aragarukana kwa kuboko gufite itegeke wabo yamukubisa Apoloni ngo ayimuturuka inyuma atamubona, ayimutikura mu rubavu. Apoloni ngo atanda amababa ye ameze nk'ayimbwa yiswa arahunga. Ndagira nkubwira ko nubwo wakubita ukabona warambaraye ntago uzacika intege, kuko Yesu niba ari hafi yacu kugira ngo aturengere. Nubwo umwazi yakwibwira ko hari umuririmbyi waririmbye ngo iyo ngiye kugwa arandamira, kandi ngo nubwo umukiranutsi yagwa ntabwo azarambarara. Reka ntibyemera. Agasatsi karongera kakamera, kwizera kukongera kugashibuka, hanyuma rero akongera agakora imirimo iruti ya mbere. Bibiliya itubwira ko Samsoni mwifarye
yishe abafilisitiya baruta abo yishe akiri muzima, kuko yanyeganyeje inkingi ngo azinyeganyeze gutya batangira guseka bati mbega we, kandi zari zubatse nk'urusengero rwacu rurimo inkingi zikomeye cyane, bamwe bari bicaye kuri etaje abandi bari hasi bati mbega wa mugabo twamunogoye amaso ari ku mutwe nta bwenge burimo, ubanza twarakoze no mu bwonko. Ababona arazegere atangira kwitugatuga, ariko yarimo yumva zirimo kuzamuka uko yitugatuga. Ndagira nkubwira ngo nawe utangire witugatuge kubiri imbere yawe bisa nkaho bikomeye, nukuri birariduka. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Turagushimiye ko Samsoni mu ifarge yabashe kwica abafilisitiya barenza abo yisha akiri muzima, nubwo tubiririmba ko yakoze imirimo itangaje y'ubutwari akiri muzima, ariko mu ifarge Bibiliya itubwira ko yakoze imirimo itangaje. Waramurengeye kuko yarakubwiye ngo murengere kugira ngo bashe guhorera amaso yiwe yaramaze gukurwamwa n'abafilisitiya. Mana turagushimiye ko uri mu ruhande rwacu, uri imbaraga zacu zidushobora kunesha, uri imbaraga zacu mwami Imana kuri uyu munsi wa none n'umunsi w'ejo hazaza. Urakoze kugiye kubana natwe muri gahunda zose ziri bukurikiraho ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu, amen. Habwikuzo Mana y'Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko nkunda, na n'uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Za mbaraga zose zandwanyaga waziribati y'Igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu ntabubasha bigifite. Iyo utamba hafi murengezi, banaramanutse ngikuzimu, wemeye kuza kundwanirira, kuneshanukwa we murengezi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imana ishimwe, haleluya. Nitwa Tuyishime Emmanuel, naturutse kuri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Karama. Ndi umusore, ndashimira Yesu ugitumye mpagarara, ugitumye mvuga izina rye, kandi ntacyo nishinja. Ndashimira Yesu, haleluya. Dusome ijambo ry'Imana, Ezekiyeli, igitabo cya Ezekiyeli ibice 47 umurongo wa 3. Igitabo cya Ezekiyeli ibice 47 umurongo wa 3 aranditse ngo, uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, angera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu bugombambari, arongera angera mikono 1000, ayo mazi angera mu mavi, arongera agera mikono 1000, ayo mazi anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu rukenyerero, arongera agera muri ayo mazi, agira indi mikono 1000, ababaye umugezi utabasha kwambukwa, ntabasha kwambukwa, kuko yarabaye amazi menshi
yakwambukwa n'uzi koga muvuge ngo amen. Befeso ibice 6:18. Abefeso ibice 6:18 haranditse ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye kuba maso rwose musabira abera bose amen. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gusengesha umwuka. Haleluya. Yesu niwe wavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abasengera data mu kuri no mu mwuka aba ari bo bamusenga, kuko data ashaka ko abo ngabo ari bo bagira gute? Bamusenga. Yesaya 66 yarahanuye aravuga ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi nayo ni intebe y'ibirenge, bivuze ngo Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi. Yesaya aravuga ngo Imana iravuga ngo muzanyubakira nzuki, ahantu nzaruhukira hazaba ari hantu ki kibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye. Bibiliya iravuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umugabo witwa Ezekiyeli, yarari mwiyerekwa. Uwo mugabo amujyana mu mugezi, arangije amupima amwereka akoresheje mikono 1000 ngo amazi ya mbere amugera mu rugombambari. Umuntu amazi ageze mu rugombambari yabwiriza ubutumwa bwiza, yaririmba, yahanura, yewe yanabasha no gusenga amasengesho menshi, ariko yanasambana kuko ngaha amazi agarukira. Arongera aramujyana amupima nanone mikono 1000 amazi amugerera mu mavi. Uyu muntu yakora nayo iminsi 40, ariko yagira ubuhehesi, yagira amagambo menshi, yagira induru, yagira amatiku, bitewe n'aho amazi agira gute? Agarukira. Undi nawe ngarongera aramupima undi mugozi, amazi amugerera mu rukenyerero. Uyu muntu nawe yenda biba byaharenze, ariko abafite amagambo menshi yanaheheta kubera ko amazi ntago yari yagera gute? Yamurengera. Arongera mupima mikono 1000 amazi ngo ababaye ngo umugezi utabasha kwambukwa n'amaguru keretse umuntu uzi kugira gute? Uzi koga. Bakristo bene data, nimwitwararike kubera yuko ibyaha bimaze kuba byinshi, kandi niwago wapfa kumenya abantu muri iyi minsi, kubera yuko ari abambaye ibitambaro, ari abamanuye amakanzu akagera maremare, bose muri iyi minsi bari gukora ibyaha bikomeye, kandi Imana ntabwo ibishaka. Ahubwo icyo Imana ishaka, irashaka umuntu ukora ibyo Imana ishaka. Bibiliya iravuga iki? Bibiliya iravuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera. Bibiliya ikavuga ngo uwo muntu ntabwo Imana izahanagura izina rye mu gitabo na hato, ahubwo izaryaturira. Ntabwo Yesu azarihanagura, azaryaturira imbere ya data n'imbere y'abamarayika be. Haleluya, haleluya, haleluya. Pawulo afunze muri gereza yandikira Abefeso arababwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima. Abantu duhangana nabo barakomeye, abantu duhangana nabo, ndagira ngo mbabwire ngo Satani yabaye mu ijuru, yabayeyo azi ibyiza byaho, niyo mpamvu arwanya abantu bose bajyayo, niyo mpamvu arwanya abantu bose bajyayo. Icyambere, Satani yamanukanye impano zose mubona, azi guhanura, azi kubwiriza, azi kwigisha no kwerekwa, ntawe werekwa nk'abarangi n'abandi bantu bo mu bapfumu, ariko ikintu atagira ni imbuto y'agakiza. Twebwe tugumane gakondo yacu, dukumane gakondo yacu, nitukabe nk'abandi, nitukihindurize, tugume uko Imana yaduhamagaye. Imana yacu si Nyamugi, si Nyacyaro. Uko Yesu yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Abamusenga arashaka ko bamusengera mu kuri no mu mwuka. arababwira ngo nimukomerere mu mwami,
arababwira ngo nimuhagarare mushikamye, muhagarare mu ntambara mushikamye, mu makuba no mu byago muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ngiyo antibari y'abasirikari ba Yesu. Yesu yaravuze ngo wicisha bugufi niwe uzashyirwa hejuru, ariko wishyira hejuru azaseshwa bugufi. Ngiyo antibari y'abasirikari ba Yesu. Arongera arababwira kandi, arababwira ngo nimwambare n'ingofero ariyo gakiza. Ndagira ngo mbabwire ngo nyiri umutwe munini nta mujugujugu umurenga, niko umunyarwanda yaciye umugani. Twebwe abakristo dufite imitwe minini kubera yuko ibyo abandi badakora, twebwe ibyo abandi bakora twe ntitwemerewe kugira gute kubikora. Rero nutambara ingofero y'agakiza umujugujugu ntuzakurenga, ariko niwambara agakiza ntabwo ibyago bizagutandukanya n'umwami wawe. Hari abantu bafite amafaranga ariko akaba yarabatandukanyije n'Imana, kandi bararirimba, barasenga, barabwiriza, ariko nagira ngo mbabwire ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Arababwira ngo nimwakira agakiza, arababwira ngo kandi mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza. Ababwira n'ijambo rikomeye ngo mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro yose. Ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo umutware n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza ni umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, naho imvura yagwa, naho imiyaga yaza, naho imivu yatemba, iyo nzu ntizagwa kubera ko izaba yubatse ku rutare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka kurira kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Nimureke mbabwire kuko hari Imana itabara. Iyo yatabaye ntireba inyuma, ntireba uburanga, ntireba uburebure, ntawayikoma imbere. Dore iratabaye kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Umukobwa Esiteri we yapfukamye ku karago, ahamagara iyo mu ijuru, arayitabaza, nuko iramwumva iramutabara, imuhindurira amateka aba umwamikazi. Nawe ntiyakuretse, yumvise gutaka kwawe. Kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Reka kurira kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Umusore umwe Yozefu ari mu nzu y'imbohe, maze Imana iramwibuka, yibuka imirimo, yibuka ubuhamya ubwo yayihamije kwa Potifari, muhindurira amateka, ava mu nzu y'imbohe aba igikomangoma, aba ikirangirire. Dore nawe irakwibuka, yibutse imirimo, yibutse ubuhamya. Kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Kuko uyu munsi urababaye, ejo uzishima. Amina, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Turatema dukokora kuko turashaka kubahiriza igihe. Mfite ishimwe mu mutima wanjye, ndanezerewe kuba ndi hano. Ni umugambi w'Imana, nawe kuba uhari ni umugambi w'Imana, kuko Imana yacu ni Imana itandukanye n'ibigirwamana. Ni Imana ireba, ni Imana ivuga, ni Imana ikiza, ni Imana itabura uko iganza abantu bayubaha. Sema amina, haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Nari nangiye ngiye gushima Imana, ariko n'ubundi ndayishima.
mpanga kuza nimugoroba ejo twari mu materaniro mfatwa n'uburwayi numva umubiri urahindutse naje ndavuga ngo Satani nakumenye uragira ngo mbuze urugendo rwanjye naje bikomeye hari ahantu nagendesheje amaguru amasaha 3 n'igice nkumva noneho simbasha no kugenda ndavuga ngo mana ubu ndagera ariko ngezeho ntega numva bitangiye kuza muraho reka dusome ijambo ry'Imana amasaha nayo n'umwanzi w'ibihe ntago ajya asubira inyuma hari ijambo dusanga muri Yobu ibice 28 murongo wa 28 haravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenzi kandi kuva mu byaha niko turongera dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Itangiriro ibice 18 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15 hari umuntu hareba ngo adufashe gusoma Itangiriro 18 13 15 aranditse ngo 18 n'umurongo wa 13 n'uwa 14 na 15 yego aranditse ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gisekeje Sara akibaza ati nukuri koko nzabyara nkecuye hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara byara umuhungu maze Sara arahakana ati sinsetse uko yatinyaga aramusubiza ati oya urasetse Mani guhereza umugisha haleluya haleluya turiho twumvikana muraho haleluya amen ijambo ry'Imana tumaze gusoma mu gitabo cya Yobu riratubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenze kandi kuva mu byaha niko kujijuka muri iyi minsi urimo gusanga abantu barimo kugahisha Uwiteka kandi bitwa ngo ni abana b'Imana cyangwa abakozi b'Imana ukaba uri umuririmbyi uniwiha icyubahiro kandi iyo ugihaye uba ugiheesheje Imana haleluya Mana ishimwe cyane Mana irashaka ko uyubaha muri iyi minsi wa muririmbyi we wubashye Imana gute wa mudamu we wubashye Imana gute ko yaguhamagaye wa mugabo we bimeze bite muraho haleluya abenshi baravuga ngo ndi umunyabwenge ndatunze ndatunganiwe ariko ubutunzi butarimo kubaha Uwiteka ubwo ngubwo navuga ngo ntacyo bumaze muri byinshi ufite ubyubahishemo Uwiteka Imana dusomye irindi jambo ritwereka amakuru y'umugabo umwe Aburahamu n'umugore we Sara Imana yari yarabasezeranije isezerano bagezaho bagera mu gihe cyo kunamuka mu kwizera baravuga bati ibi ntibishoboka ariko ushingiye ku bwenge bw'umuntu ijambo riratubwira ngo bari bashaje muraho haleluya tubona ko Imana yamusezeranije isezerano yuko azabyara akazaba sekuruza w'amahanga ariko igihe cyarageze ibimenyetso by'uko azabyara birashira nuko hagira n'igihe umugore wamugira inama ati buriya nge byararangiye buriya Imana yakubwiraga uriya muja wacu niwe ugishoboye niwe ugifite ibimenyetso byo kubyara uzaryamane nawe umwana muzabyara nzajya mukikira ryo nizo sezerano rizaba risohoye ndagira ngo wo kwicira inzira wirambirwa muraho haleluya Imana ntago ijya yitiranya abantu Imana ashatse kukubwira ngo Imana ni Imana ivuga ni Imana isezeranya kandi igasohoza isezerano haleluya igihe cyarageze abamarayika binjiriwe
ari inyuma mu ihema. Abazi igihe nk'iki cy'umwaka sinzabura kukugarukaho. Sara abyara umwana w'umuhungu. Sara ngo abyumvise araseka. Bati ibyo nzanezerwa nte k'umutware wanjye ashaje nanjye nkabasha. Ibyo bizashoboka ko ntakijya no mu mihango y'abakobwa. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Amina, hararu. Imana ikura ibishoboka mu bitagira gute. Hayiwe, kwizera kwawe kwari kunamutse. Ariko reka nkubwire ibyo Imana yavuganye na Aburahamu igihe cyarageze imukubita Isaka. Kandi imihango y'abakobwa na nyuma ya Zera igira gute. Haleluya! Niba ubyumvise komera Imana mu mashyi. Iyi Mana yigirira icyizere uko yari iri imbere n'uyu munsi nikwiri. Iracyasetsa abantu we. Nawe iragusekeje. Reka nkokore vuba ndimo kugendana n'amasaha. Iragusekeje. Ubu ngubu muri iyi minsi yarashekeje. Yamamagaye igira ngo ngikorere muri 99 muri 2. Ngenda mbyanga ninira. Ariko muri 2005 maguruka mvuye mu rupfu. Ndakora ariko bigeze muri iyi myaka ya za 2010 nangira kugenza gake. Kwari yarambwiye ngo nimbwira munyabyaha ko azapfa nawe ntugire ikintu yavuye ngo nkugize umurinzi wa Isiraheli. Nimbwira munyabyaha ko azapfa ntumuburire azapfa ariko nzakubaza amaraso ye. Ngeze aho ndanamuka. Ejo bundi mpura n'Imana we. Muraho. Haleluya! Zirageze mpura n'Imana ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9. Nahuye na mwene data ariko yagiye inshuti yanjye. Muraho. Nahaguruke. Nahuye n'umukozi w'Imana muri paruwase ya Kagamba. Ahita ndondora nari ndwaye Imana kubera kutumvira Imana. Nari ndwaye indwara y'umutima. Nkahora neraguzwa naryama nkumva nimeze nka wa muntu wirukanse ibirometero byinshi. Nkumva asa nk'urembye. Ye baba we iminota iramfashe. Ariko dukubitaniye aho hantu nuko arandondora ati we ati urwaye indwara y'umuti. Ati dore uko bimeze. Uko nazengurukaga numva arabimbwiye. Tariki Imana irayigukirije. Birangije mpabwa mishaje ivuga ngo iyo ndwara yasangwe no kutumvira Imana. Rambwira ngo ufite ubutumwa. Sinari muzi reba. Ati ufite ubutumwa kandi ufite n'ubutumwa bw'ibyiciro abantu bwa buri muntu. Ati hari uwo watumweho niwajya yarapfa. Imana rero nicyo cyabiteye kugira gute kuneza iyo ndwara. Tugiye gusenga Imana. Gusengera Imana rwose. Nagira ngo urebe ibyo uri burwana nabyo ko atari ukubera kutumvira Imana. Ubu narahagurutse niye nagenda ibirometero bidasanzwe n'amaguru nzajya ngenda. Muraho. Nimwubaho Uwiteka Imana. Reka dusenga Imana. Byari mbuze uko mbigenza. Reka dusenga Imana. Ariko kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Kuba mu byaha nibwo kujijuka. Reka mbabwire ntago nzagaruka hano vuba. Reka memishaza umukobwa umwe uri muri amateraniro ko numvisha n'Imana yabivuzeho kandi yari yabimbwiye. Ndimo nsengera urugendo. Imana yambwiye ko hano hari umukobwa
satani yabujije gukoresha ubukwe, irangije byanyuze mu mwanzi, mu bantu, mu bakozi ba satani, ariko Imana yambwiye ngo agiye gukoresha ubukwe mu izina. Abakobwa nimumanike intoki ikiganza gutya, reka nkwibarize, iki kiganza cyanjye ntukireba, si gitoya, warize nta na make wize, uzi kubara se, uzi kubara, none se ubu umucanga wuzuye uru rushyi uri kureba ari rukeya ari rutoya, wabasha kuwubara? Abize mwebwe mukoresha ordinateri se za mashini, umucanga wuzuye uru rushyi mwabasha kujya? Yarambwiye ngo uko utabasha kubara umucanga wuzuye uru rushyi, ariko nyegeye yarambwiye ngo uko utabasha kubara umucanga wuzuye uru rushyi, ni nako Yesu afite abasore bakijijwe ikindi ibyo amagambo bagutongereye, reka mbabwire abakozi nishe gahunda mu mbabarire we, amagambo bagutongereye, wahuye n'umuntu uramusuhuza, urangiye yari afite ibintu mu ntoki ze, arangije hari agakoko bita agasamunyiga, yari afite amaraso y'agasamunyiga, arangije agukora mu ntoki, umusuhuza ugira ngo ni mwene so, ugira ngo ni mugenzi, kumbi ni umwanzi. Ahita avuga ngo uko aya maraso anuka ujye unukira abasore, ariko uhereye uyu munsi urabahumuriye mu izina. Nabonye ubukwe bwihuse, ugiye gukora ibitameraga, Imana irabyemera. Ibi mbabwira si ukwihangishaho, ukoresheje ubukwe bwihuse mu izina. Mubare 1 2 3 ibyo yakoze. Mana turagushimiye uko wahoze kera n'uyu munsi ni kuri, uracyakora ibitangaza, abarwayi barakira kandi n'imbohe zirabohoka, uracyakoresha ubukwe ku bantu bawe, kuko nta muntu n'umwe waremeye kuzabura umugabo. Urakoze Mana, muri aya materaniro uganze kandi wembura umurimo wawe, waze kwifuza ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Wamufashe, hari abantu narimo mbona badafite abantu bafashe. Gerageza ufate ibiganza bibiri, fata ibiganza bibiri, ubwire Imana ngo uyu muntu ndamufashe. Hari abantu bafasha abantu babiri, aba bantu bahagaze ku ntebe ya mbere, ufashe umuntu wo hepfo, ufashe n'uwo haruguru, fata umwe undi umurekure. Imana iguhe umugisha, hanyuma Imana ibahe umugisha. Buri muntu wese niyiyeranje agira umuntu afata, dusenge. Mwese mufite abantu mufashe, igo Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya reka nkuhuriya mu mama yigira hano imbere asenge. Ngwino hano ngo umwanya usenge mu mvura, iyi mvura tuyiprofite, ariko ntago ari butinde. Ndashaka ko dufata umwanya bwibura tukabwira Imana ngo Mana girira neza umuntu wese uri muri aya materaniro. Munyikirize cyane ngo amen. Abantu turi kumwe, haleluya. Munyikirize, haleluya. Ndashaka ko dusenga. Ibihiga uwo muntu Imana nibihige, ibimurwanya Imana nibirwanye, ibimunaniza Imana nibimanukireho nonaha, ibimuca intege Imana ibica intege, ibintu byamunanisha Imana ibinanize. Ndashaka ko twinjira mu mwuka wo gusenga. Uyu nguyu yagiye gusenga, ariko umuntu wese asengerwa afite, karibu no gusenga. Ntabwo ujya uvuga ubujajwa n'amasigara byicaro, ugira ijambo, ntabwo ugira amagambo, kuko udateye nk'abantu. Uri umunyakuri mu ijambo ryose uvuze.
ni lasa odebo sayinima ni wode pla ni wowe ukinga ntihagire umuntu ukingura ni wowe ukingura ntihagire umuntu ukinga iyo uhagurutse nta wakwicaza urambuye ukuboko nta muntu waguhina uragushimye ko utigeze ukundira ko abadayimoni bavugiriza impundu kunesha iyo utaza kuba uri mu ruhande rwacu ahacu ntabwo haba kibukwa haba haramaze dodo cyangwa ibyobo ariko elase onima she odrere sinimase tutaya siri drome turagushimye kuko utadupi enima utadutanze kuba nk'umuhigo wamenye y'abanzi bacu kubera kutemeye ko abadayimoni bavugiriza impundu kunesha ineza yawe dusunitse iminsi ni wowe wenyine uzi gukunda warangiza ugakurikirana turagushimiye mugongo mugari uduhetse mu ngeri mwisi utagiragirira ibihembo utandukanye n'abashumba wowe ntabwo uri umushumba ahubwo uri umungeri umushumba ntiyapfira izaragiye ndetse niyo haje igiteye ubwoba arazisiga ariko wowe uri umungeri ndetse n'izivunitse zo muri twebwe ntabwo ujya uzisiga ahubwo urazunga ukazishyira ku bitugu ukazisindagiza mu ngeri mwiza utajya uragirira ibihembo mu cyurabuhoro ujya uragira ku manga n'utembeshe na nefu fera enima mu bihe by'isa byo gusenga turagushimiye ineza yawe dusunitse iminsi twabanje gukora kwawe warahabaye igihe byari byaducanze isi yose yacuze umwijima wabaye Imana turagushimiye hari ibintu wakoze hari ibintu wakoze hari ibintu wakoze turagushimiye amaboko yawe ni magari amaboko yawe ni maremare turagushimye tubaye kubera wowe tubaye kubera ubitegetse izina ryawe nirihimbazwe muri aya masaha turasenze kugira ngo ubangamire ibitubangamiye unyeganyeze ibitunyeganyeza utera ubwoba ibiduteye ubwoba wicare ku bitwicayeho ufate ishambo ibyatutipe enima ibyatugizeho ishambo gira ububasha ku byatugizeho ububasha maze usana brerefo uzamura ibendera yo kunesha shyigikira umuntu wese uwo washyigikiye ajya agira ishambo uheruka gushyigikira Gideyoni umuhungu wa Yowasi mu minsi wari umusanze arimo asekura ingabo